ntabwo nagutakunze kandi wari umuturanyi mwiza duhuje ikibazo. Umugore yasamye sera Imana imishuriye ikintu gihishe mu cyumba cy'uburiri bwanyu. bigaragare ko izari inzaratsi nyirambyirire yazanye uyu kugira ngo yice umwana wanjye Rando. Haranditse ngo uvuga ko Imana yavuze itavuze avumwe. Wibwirize icyo gukora kuko uyufuraha akurusha agaciro. Aje kunyibagiza agahinda wanteye. Rando garuka hano nkubwire. Umva Rando wagenda wagira ntacyo nshaka kukubwira. Ubu ngubu narambiwe neza narambiwe uriya mugore w'umurozi. Nase mama umugore se kandi agutwaye iki kandi ibyo twabirangije. Bigize ngo iki? Ibiki twarangije? Wampaye umwuzukuru. Ko se mama turakuze bihagije. Ukwiye kwitondera iki kibazo hato utazagira gutyo ukisanga muri gereza. Uragira uti ndakuze wakamenye ko nkuze akuze kuri wampaye kari hehe. Bakamubwiye mama muri iyi nzu ubamo wowe n'umukazana simwembi mu babana ni ikihe gihamya yuko Jackie ari we nyuma uri nyuma y'ibyo byose. None uvuga ko ari wowe bigira inzira nkuvuze. Nose niwe wanga umwana we ntago akeneye kubyara. Uze kintu kiri kubabaza ndakuze. Uze gute nta muzukuru mfite. Reka ngubwire mama uwavuye mu rugo uje inanga kugira ngo uruhuke sibyo kugira ngo ujyame uruhuke uryame none twirirwa ngo buzukuru ngo abakinga aho ngo amarozi nibyo wirirwamo bibona byakubona. None nasinzira nte tugasinzira kabaze mubaze ibi wanteguriye n'umuzukuru uri kumara irungu. Ite twanze umwana kuko mama nakubwiye ngo niba ari wowe ikibazo kiriho mbwira njye kukuvuza. Urantegurira ibyo kunywa bise n'ibiki. Mama mbabare mubwire ndakubujije ibintu bivemo rwose. Ntago mbivamo. Rando
yakora bikira amarangi iri mpuwe we napfusha umugore yamuroza yaramurangije pe bana yanjye ko Waramutse Jolie. Ngaramutse neza boss. Siko mbona wazanye ivarisi hano ku kazi ufite urugendo rungana iki? Nizeye ko utagiye kumbwira ngo ugiye kugenda uzi n'akazi dufite hano. Ese ko nkubaza ntusubize byakugendekeye gute? Nizere ko n'akazi uri bukarakarire ukagakora vuba kakarangira kandi wibuke ko deadline ari uyu munsi yo gutanga raporo. Akazi niko gatumye nza hano uyu munsi kuko iyo kataba ko nari kujya gushaka iyombo. Iyo habaye iki byakugendekeye gute? Ndumva nta mpamvu yo kureka akazi. Umwe mu bakozi dukorana ni wonsenye. Umugabo wanjye yarayamucyuye ndetse nyirukana no mu cyuma. Ni birebire gusa ndazira ko ntamubyariye. Uye mukozi cyangwa reka tubyura tuzabishakira undi munsi tuzaba tubivugana nawe twitonze sibyo ukabikora akazi k'abandi bundi. Muraho neza seba amakuru ki? Makuru ni meza. Ko wicaye gusa? Shandi kumva nananiwe. None se ko numbona warushye waretse nkakura abantu gutwaza. Ahubwo mbwira nta hantu hafi wandangira inzu nibura y'icyumba kimwe na salo. Ni yawe cyangwa n'uwishakira? Shani iyo umudamu mwaje ivarisi. Nare nikanze. Hari aho nyizi wakwinjira mu modoka nkajya kuhakorera. Yewe sawa. Kanze gufasha. Uyu mudamu mugabo aramwirukanye utabyara biragatsindwa. Urabona ukuntu uyu mugore ari mwiza. Ahari wenda n'Imana ibikoze ngo duhure. Jeff mureka arangare gato ko byagenda kose nzagerageza.
se urabona bikuza none se sheri waretse tugahamagara murumuna wawe Keza akazaza kukurwaza cyangwa se akaza akadufasha kubona iyo nagemuye mu rugo nta muntu usigarayo cyangwa se ntaba nagiye gushaka nyine ibyo ngemura nawe ugasigara wenyine kandi urabizi ko mba ngomba no kujya mu kazi byibura niyo namara iminota mike ariko nahageze ariko Keza yaramutse aje yadufasha byibura wenda mu gihe naje hamwe bagasigara ahandi cyangwa se nabana nahari akaza kugusigaraho kugira ngo utaba wenyine wamubwira akaza akawasigara nibura nawe ukabona ubwinyagamburiro wenda wabasha no kujya mu kazi ukomeza kugira ibyo ukora. Nta makuru yo mu rugo mbwira, nta makuru y'amabukwe. Jolie. Uri wenyine? Yego ndi njyenyine. Jolie, nari nje kukureba ngo tuvugane mbere yuko njya ku kazi. Ku bijyanye n'iki? Ubwo duherukana cyagiye nabona gufite umubaro n'agahinda, ariko natekereje mbona byaba ari byiza nje nkagutega amatwi ukambwira uko byakugendekeye, ariko sinzi niba wategura mu nzu tukaba ariho tubiganirira. Oya, ntabwo ari ngombwa kujya mu nzu, hano harahagije. Naho ku cyambabaje cyo nawe nturi umwana, yibona umuntu wari ufite urwe asembera nk'uko wansanze, ni ikigaragaza ko haba hari ikibazo. Akiri hanagura kandi komera ube intwari, ibihuri uyu munsi bizarangira, kandi nubwo ubona uri mu bihe by'umubaro n'agahinda, menya ko inyuma haba hari igisubizo cyiza. Ngaho rero b'intwari umbwire ibyakubayeho. Muvandi, ntabwo binyoroheye guhita mbikubwira, kandi ikindi tubijyamo byatinda, kandi nshaka kujya ku kazi. Reka tuzabivuganeho ubutaha.
nimba ujya ku kazi birumvikana reka nakererwa nawe nkamukerereza